Fireman na Miki bakoze ubukwe ubwa Irene nibwo bukwe naho bari ubwo bakoze ni ubu kwe ntabwo yari iriho nubwa mbere twajya mu bukwe tukarya tukanaverisa ninde bakoze ubukwe gahuruza ibyamamare byose nk'ibi ngibi nta wundi ni Irene we ayo namwe mu magambo yabitabiriye ubukwe bwa Irene na Liliane bamwe baturuse ko abayeseri yazongera gukubita kaga twende kavuga ngo abandi bati babakobwa burya suku bamanagingura burundu banza yarabakarabye haure numwe waza mu bukwe ni ndambi abarimo Bogari Benovio na Tonalite ngo bariye bararinda zirafora ukagira ngo barwaye ibishwima gasubirema kukanda ngwari nabamaraga guhaga bakabona inkoko ziracyuze bagahita bikoza hirya bagikoza gatoki mu muhogo bakamanza bakagarura ubundi bakagaruka bakarya wambwa Bogari ati mbega ibiryo azagira ati kijondo ni ati Irene niwe nshuti itari inigirarya ibiryo byose yaguriye Roxa Irene ngo yabimusubije Bogari ati mbega uburyohe ubundi mu gihe abandi bari kujundika amazi wajundika inyama mwita mukagira ngo ni inzoka yamize ihene Aisha wa nyuma yo kwihoma kuri murinda haba abantu bakagira ngo ni wazarongora ubu nawe yamajije kujya mu mubare w'abanduhira abandi nyuma yuko muri showbiz byari bimaze kumenyerwa ko banduhira abandi bakunze kuba ari abagabo nka ba Regis baza n'abandi kera kabaye nduhira abandi b'igitsina gore nawe yabonetse yitwa Inkindi Aisha Irene ngo igifunguza gisigiye Philipita niba komeza kucyambara mu ijosi abantu batari ko Philipita bazakomeza kuvuza ifirimbi kandi ababyaye bari kubyara abavumbyi barimo General Benda batubundi ubukwe n'umuhango uhuza abantu benshi aho babiri muri bo baba bitekerereza imibonano abasigaye bose bari kwitekereza imirire n'iminywere bamwe bati muri showbiz zimwe zirara zishizindi zikarara zubakwa ni nyuma yaho Kimenyi Yves na Muyango bakoze divorce Irene nawe agahita rushinga agapromote nyuma yo kubwira Nyambongo Yuda we komeza ibirori byawe Irene nawe mu rwego rwo kwirinda ko bamubwira ngo Irene we komeza ibirori byawe yahise atumira agapromote na Miki mama yangu ubundi abahanga bavuga ko urugo ari ryo shuri rya mbere rikomeye kwishuri ngo yabaye wa mbere ngo abantu Woga Yesu biryo ndabondera no turi tw'Imana none se waje guhagira mu twatwereye nubwo ntagarubwanya ko nubwo umuvandimwe watwereye tike waje oya barumbwiza ukuri ubu niko kuba igikoko ngo byageze no muvumbi reba isahane warasha Bogari mama imana dore abahungu duhafasha Boga wala discipline nkeya ibiryo byari bihari wari kubirya ufite umutekano ufite utuje ukabirya neza biraba biryanye mururu cyane mu bavumbyi bavumbye bikabagendekera neza harimo Yes ndabasuje mbahaye ikaze wowe wakoze subscribe kuri Bintu TV show ni by'agaciro kesh cyane uyu munsi w'igitangaza kuri twese namwe kandi ni iby'agaciro kuri twese. Yes araciye igihe kinini naza kuri kamera cyangwa navuga ibintu byinshi ariko dore muri bimwe byaranze ubukwe bwa Irene Umurindahabi. Irene Murindahabi yari umugabo ukunda guseka ubusa abantu benshi niko nabonaga bavuga yari umugabo ubu meze nk'umuntu atari seriye yari umugabo nyine usa nkaho atari seriye ariko Irene bagiye bamuvugaho abantu ibintu byinshi cyane bavuga ati Irene kudashaka ariko nyamara kudashaka wasanga Irene yarafite na depression nyinshi cyane bitewe no kubura umufasha we wa mbere dore ko umwana afite ubu ngubu nimba abantu benshi mwaramubonye biragaragara ko ari mukuru ese abantu benshi bakomeje kwibaza ngo umwana kari wenyine kameze ute ko Irene amwita mu buri kimwe cyose nyina yaba ari hehe ariko amakuru namaje kuba namenya neza Irene uriya mwana babyaranye numvishe bavuga ngo ashobora kuba yarapfuye cyangwa yaratabarutse bitewe n'indwara ya kanseri yamwishe ko niko numvishe ni amakuru nakuye ku bamotari niko abantu benshi bakunda kuvuga
bavuga yuko Irene uriya mwana nyine uriya mwana yabyaye cyangwa yabyaranye n'undi mugore, bavuga ko uwo mugore ashobora kuba yaragize ute, yaratabarutse, gusa Imana imwakire koko nimba ari ibya nyabyo. Yes, Irene yaje kuba akora ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo ibyamamare bigiye bitandukanye hano muri sinema nyarwanda cyangwa no muri entertainment zigiye zitandukanye. Mu bahanzi bitabiriye ibitaramo harimo ba Bruce Melody tuzi bakunda gusurutsa abafana cyangwa bakunda kuba baryoshya ibirori. Yaje kuba yanamuririmbira indirimbo nziza cyane yo kuba yashimisha abatashye ubukwe ndetse n'abatahiwe ubukwe. Byari ibirori byiza cyane, byaje kugaragaramo udushya twinshi tugiye dutandukanye, yaba muri sinema nyarwanda, yaba muri basobanuzi ba filimi nabo barahagaragaye, ndetse no mu bahanzi bagiye batandukanye. Ahubwo turi kwibaza ngo mu bukwe bwabaye hari abantu babiri tutabonye, kandi ku buzima bwabo byagaragaye nk'aho ari inkingi cyangwa ari intangiriro yo kuba bagira ute, bafata urufatizo. Abahanzikazi Vestine na Dorcas ntago baje kuba bagaragara muri ubwo bukwe bitewe n'uko bari bafite inshingano nyinshi zigiye zitandukanye, harimo kuba nibura baturuka kure muri Canada ushobora kuba wakaka wenda visa cyangwa yo kuza mu gihugu cyangwa gutembera mu gihugu, bikaba ngombwa ko utayibona bitewe n'umutekano cyangwa bitewe n'ibindi bintu runaka cyangwa akazi, bigatuma utitabira igikorwa. Ariko turashima Imana ko mu buryo bw'ikoranabuhanga bashobora kuba baratashye ubukwe. Mbanza nimba barakurikiye ubukwe bwa Irene, hari ubutumwa bwatambutse Vestine na Dorcas batambutse ubutumwa bavuga ati Imana izabubakire, Imana izabaha amafaranga, Imana izabaha umugisha, izabahe buri kimwe cyose. Rero urumva ko Vestine na Dorcas tutabanenga, ahubwo umugabo wa Vestine yaje kuba yitabira ubwo bukwe bwo, wenda birashoboka ko abantu batatu batari kuza bitewe n'aho ari ngo basige urugo rwonyine, ariko habonetse nibura uje abahagarariye wazanye n'iyo video bita umugabo wa Vestine, yaje kuba abahagarira. Bwari ubukwe bwiza cyane bushimishije ijisho, dore ko bavuga ko no mu Rwanda ubukwe bwatashywe n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Mu bukwe bwabayeho mu Rwanda ubwa Irene Umurindahabi nawe bushobora kuba burimo. Bivuze ngo mu byamamare byatashye ubukwe bwa Irene harimo uwo tuzi nka Rocky nawe yari inshuti cyane na Irene, dore ko Rocky nimba utari ubizi neza yahaye uruhare runini cyane Irene mu itangira ry'itangazamakuru. Nimba wibuka neza Kadafi na Irene na Junior Giti na Bruce Melody hari akantu bakoraga bita ngo nagikwe, kuko buriya Irene niwe wazanye Rocky ku itangazamakuru kugira ngo twese tubone isura. Ubundi Rocky yashakaga kuba yakora filimi wenyine ntihagire uba wagira ute wamumenya, ariko Irene yaragiye aramwegera aramubwira ati tugomba kugira ute, tugomba gukora abantu bakagira ute bakakumenya. Ariko mu magambo ejo bundi Rocky yatangaje yavuze ati uriya mugore kugira ngo bamushake babanje gushyiraho maneko, kuko ubwiza yarabwujuje, uburanga bufite, buri kimwe cyose agifite, ariko ngo habayeho kuba hariho maneko kugira ngo agire ute yemererwe kuba yaba umugore wa Irene Umurindahabi. Irene ni byinshi yagiye akora, ni benshi yagiye afasha, ni benshi yagiye aha urukundo, yereka urukundo. Ni umuhanga cyane mu kuganiriza abanyempano cyangwa mu gufasha abanyempano, ni umuhanga kuganiriza abana bato ndetse n'ingeri zose. Bivuze ko Irene ari umuhanga mu bintu akora mu itangazamakuru iryo ari ryo ryose Irene yakoramo.
udushya twabaye rero mu bukwe bwa Irene Murindahabi, habayeho udushya twinshi tugiye dutandukanye. Ati byagenze ute? Hari navuga nk'umu content creator, ariko njye buriya aba content creator ntabwo njya mbemera cyane. Buriya aba content creator ntabwo muzi gutandukanya content creator n'umukomediye, ababoroga, mbese turi aho ngaho turi mu rujijo. Ubundi mu magambo make umu content creator ni wa muntu urema ikintu abandi bakagira ute bakagikora. Abo nibo ba content creator. Umu content creator ushobora gufata ikintu akakirema kikaba isereri mu mitwe y'abantu. Uwo niwo mu content creator. Mu Rwanda rero tugiramo aba content creator bakora ibintu batigeze bashishura ku bandi. Mu Rwanda dufitemo umu content creator mu magambo yagiye yivugira. Buriya Nzovu nawe ni umu content creator nuko mutabizi, kuko amagambo avuga ni amagambo we yakerese mu bwonko bwe, ahubwo abisireri mu Rwanda twe turayifashisha. Nicyo tuba dushaka kugira ute kuvuga, gukora ikintu cy'umwihariko. Ugakora ikintu cyawe cy'umwihariko nawe umuntu ugihuriyeho. Icyo nicyo kigaragaza umu content creator w'umuhanga kandi ukora ibintu bye neza ku buryo byakurura abantu. Yes, udushya rero twaranze ubukwe bwa Irene Murindahabi. Ari agatipe ka Bogari, muramuzi Bogari, yagiye ahura na ba Haroki, ahura ba Miss Nyambo, ahura na ba Irene, ahura n'abantu benshi yahuye nabo. Ariko hari video yacicikanye iri guca ibintu hano ku mbuga, yatangaje vuga yuko n'ubwa mbere ari ibyo kurya akagira ute akabisigaza. N'ubwa mbere ari ibyo kurya akagira ute akabisigaza. Umuhungu Bogari rero kwicwa n'inzara, guturuka Kayonza, umuhahara n'iki, gukura atabona inyama, gukura atajya ngo ahage, yaje kuba yakitabira ikirori cya Irene cyangwa ubukwe bwa Irene. Umujeni aragenda gufatira ipura yuzuzaho inyama zari iz'inkoko. Abantu mureba neza ziriya nyama ni iz'inkoko. Umujeni aragenda yarura isahane, umujeni arayinigiriza, kurya biramunanira, aho kugira ngo abimire ajya kurenzaho ikifata. Akarwana no kurya ari no kunywa fata. Bishatse kuvuga ngo Bogari uriya ntabwo ari umuco wagaragaje, iriya ni disipurine nkeya. Ibiryo byari bihari, wari kubirya ufite umutekano, ufite utuje, ukabirya neza. Biraba biryanye mururu cyane. Mu bavumbyi bavumbye bikabagendekera neza harimo uwo bita Bogari. Buriya Bogari man, sinzi impamvu mwe mutamukunda. Ngiye ka Bogari ndakikundira kuko gateye nk'akana, aho ukajyanye aho ukerekeje niho kajya. Bogari we aho umwerekeje ni hajya. Bogari wamukubise urushyi aka kanya mukagenda mugahurira hara hepfo. Urumva mwamara guhurira hara hepfo, sha nta nubwo yaba akikwibuka ko yagize ute wamugiriye nabi. Icyo cyiza cya Bogari. Kandi Bogari ni wa muntu wigirira iki self confidence. Aratekereza avuga ati nshobora gukora bino bintu byanjye bikagira ute bikangira umumaro. Ariko Bogari nanone nkamunenga akantu kamwe, mbaza ngo akantu nenga Bogari nakahe. Bogari mu minsi ishize yagiye Uganda kwa Yago. Bwa mbere agiyeyo barakora ikiganiro, bwa kabiri ajya bakora ikiganiro, bwa kabiri none yagiye arimo gutaka avuga ati inzara iramwisha, aho bagize ute baramwirukanye ibintu byinshi, banza ko 1 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. 1 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Iyo miliyoni wenda sinzi icyo yayikoresheje, byanga byakunda yaraje ayiryoshamo, ngakora igikoko de ngari gutegura, agura ibyangwe. Kandi amafaranga koko 1 miliyoni muri Kayonza ashobora no kuba yabona ikibanza, cyangwa hano za Bugesera akabona ikibanza, kaba kibitsa ari amafaranga akayihorera, agakomeza agahasorenga.
kumujene arajya yaryoshya amarashira. Urumva rero tuzongera kugaruka tubona urimo kurira, ntago bizaba bigize ute bisa neza. Ikindi rero cyabaye mu bukwe bwa Irene, Bruce Melody yagize akora agashya rero. Bora rero Bruce Melody nawe akunda agafoto nuko mutabizi. Bruce Melody reka tawe ubukwe, noneho bwa bukwe asa nkaho avuye mu bukwe gatonya ajye gusuhuza abafana. Abafana be nyine bo ku muhanda aragenda yisanzura nabo disi aganira nabo, ariko n'urukundo rwinshi cyane, bamwereka urukundo, nabyo turabigushimira, bishimira ibintu byiza cyane. Mu bandi bavumbyi barenze cyangwa abavumbyi bariho, umuvumbyi bita Benovio akadakari kabaye umuduri. Abaje ntago baheruka kurya muri Kigali, ntago murya, bigenda bite? Ikibazo rero ikibazo nuko murya nimunabyibuhe, ko yaba mubyibuha ibintu byanyu rero mubyihorera, sibyo? Mubyihorera. Ikindi akandi gashya nuko mu bukwe bwa Irene kubujyamo bro, kugira ngo ujye kuvumbamo Moshere byari bikomeye, kuko nanjye nagiyeyo baranyirukana ngo ntago banze. Dero ubukwe dere security ba dadi bariye, bande bariye, gawe nge nishwe n'inzara ngiye kurya biranga, njyayo baranyirukana, gamana we. Yes, ni ibintu byiza cyane, bwari ubukwe bwiza cyane. Yes, abantu benshi bakomeje kuvuga amagambo menshi kuri Irene. Irene afite udukorwa twishi yagiye agira ute yigarira umutima w'abanyarwanda bitewe nko ku nseko ngo karagaseko rero Danizo nabonye amukoze bamenya nawe avuga ati se kariya kaboro azongera kugakoresha kandi yagize umugore ari seriye. Yambabwira ati rero biriya ni akazi, kandi kazi iyo wagiye mu kazi aba ari akazi. Buriya uhuye na Irene nibwo wamenya ko akazi yakoraga kari akazi. Ushobora kumubona gutya ari mu kiganiro arimo guseka se kubusa, ariko mwahura mu muhanda ugasanga ni umuntu uri seriye, uri sharp, mukamutanavugana. Ahubwo mwahurira nk'ahantu mu kiganiro runaka ugasanga ari kuvuga bya bindi wahoraga ugira ute uvuga, gaseka ubusa. Hariya ni ugukoresha, ni ugukorera amafaranga, ni ugukora iki, ni ugukora buri kimwe cyose kugira ngo yigarurire abafana, kandi Irene ndizera ko abikora neza. Abantu benshi bakomeje kuvuga ati ese ko Irene ubukwe agize kuba yagira ubukwe mu Rwanda igifunguzo ngo agisigiye nde? Abantu benshi bakomeje kuvuga ngo igifunguzo agisigiye Philipita ndetse na Rocky. Urase Kadafi bazashaka ngo Kadafi basigaye arongora n'abashinwa ngiyo yagiye kurangura. Kadafi asigaye arongora n'abashinwa rwose. Ejo niko nabonye akora ikiganiro ati aragenda akavugisha abashinwa akaba ari bo yigirira, wagira ngo nibyo biba byamujyanye mu Bushinwa. Yes, igifunguzo agisigiye uwo bita Philipita, agisigiye Kadafi, Rocky ndetse n'abandi benshi cyane navuze. Ariko kino gikwe hawuzemo umuvumbyi wa mbere ruharwa bakunze kwita Musinga. Naho Ice Mobi yagize ishyari, yagize ishyari. Yes, murabyumva rero. Vestina ntago bigeze kuba bitabira ubwo bukwe, ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga baje kuba babwitabira cyane. Yes, ndabashimira weho ukora subscribe kuri Bintu TV Show, ni by'agaciro kishi cyane, n'urukundo ubu twereka rwishi cyane. Kandi ikindi nanone wowe ushaka gukora umuziki, gana Ben Music, ni rebo nziza cyane ishobora kuba yagukorera amashusho ndetse na audio kugira ngo ibintu by'ihangano byawe bigende neza cyane. Bakorera Musanze, wabakenera yareba kuri platform zabo, yaba Instagram cyangwa Facebook ndetse na Twitter ndetse n'ahandi hose na YouTube, wasangaho namba ukabandikira bakaba bagufasha mu bihangano byawe cyangwa mu mpano yawe. Bakorera Musanze.
yes ndabakunda cyane kandi wakoze subscribe komeza kora subscribe cyangwa ukore share kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza cyane ndabakunda cyane ciao ciao